Amahoro nshuti bavandimwe, ubuntu n'imbabazi bibonerwa muri Kristo Yesu bibane namwe. Mbere yo gusenga reka dufate akanya gatoya twumve ijambo ry'Imana, hanyuma dusengane. Ariko kandi turabashishikariza ko niba mubona ibyo dukora ari byiza, mukora like ndetse mugakanda no kuri subscribe kugira ibiganiro byacu bijye birushaho kubageraho. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya mbere turahera ku murongo wa 15 tugere ku wa 16. Ijambo ry'Imana riravuga riti: iri jambo ni ryo kwizerwa, rikwiriye kwemerwa rwose, yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ni njyewe imbere. Ariko icyatumye mbabarirwa ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri njyewe imbere kwihangana kwe kose, ngo mbe icyitegererezo cy'abazamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho. Uyu ni Pawulo wahoze arenganya itorero mbere y'uko ahishurirwa na Yesu ubutumwa bwiza. Icyo gihe yitwaga Sawuli, ariko amaze kumenya ukuri yaterwa isoni n'ibyaha bye, ahubwo yakira imbabazi z'ubuntu zibonerwa gusa mu kwizera Yesu Kristo. Pawulo nyuma yo kwakira agakiza yanditse inzandiko nyinshi, arizo natwe twasomye duhinduka abizera kugeza n'ubu. Pawulo yagenze mu bihugu byinshi yigisha ubutumwa bwiza, kandi yahishuriraga imbaraga zikiza ibyaha ziri mu mubiri wa Yesu watambiwe ibyaha byacu. Pawulo yakizaga abarwayi, yirukanaga abadayimoni, kandi yakoraga ibitangaza bitabona uko bivugwa. Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice byaho 19 guhera ku murongo wa 11 kugera ku murongo wa 12, tubonamo ibitangaza by'indengakamere Imana yakoresheje Pawulo, kugeza ubwo yafataga udutambaro akadukoza ku mubiri we, badukoza ku barwayi bagahita bakira. Ibyo bitwibutse uburyo Pawulo na Sila bashyizwe mu nzu y'imbohe, ariko ntibivovotera Imana, ahubwo bararirimba bahimbaza Imana, kugeza ubwo inzugi za gereza zabikinguriye. Uko niko kwizera Pawulo yari afite. Ibyo byatangaje benshi, nyamara we ntiyigeze ahwema kwiyita umukuru w'abanyabyaha. Kandi koko iyo urebye ahahise he, wabona neza ko atari intungane, kuko rwose yari yarasaye mu byaha. Niwe wategekaga gufunga ndetse no kwica abakristo, kugeza ubwo Sitefano yatewe amabuye, Pawulo ahagarikiye abayamuteraga kugeza apfuye. Nubwo yakoze ibyo byose, ariko yakijijwe na Yesu ku buntu. Pawulo rero ni icyitegererezo cyiza cy'uburyo Imana yadukunze igatanga Yesu nk'igitambo cy'ibyaha byacu, bityo tugahindurwa abakiranutsi biturutse ku kumwizera. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye itorero ry'Abakorinto, ibice byaho 5 ku murongo wa 21 haravuga hati: kuko
kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Rero icyo umenya ni uko muri Kristo Yesu twahinduwe abakiranutsi no kumwizera. Ndetse si ugukiranuka gusa, ahubwo ni ugukiranuka kw'Imana twaherewe muri Kristo Yesu. Birashoboka rero ko nawe waba wibona nk'umunyabyaha cyane imbere y'Imana, ndetse ugatekereza ko Imana itakubabarira kuko ubona n'ubundi ibyaha uhora ubyisangamo. Ariko humura, Yesu agutegeye ibiganza, musanga uko uri arakwakira. Kuko na Pawulo tubona wakoreshejwe n'Imana ibitangaza bikomeye, yabivuze atya mu gitabo cy'Abaroma ibice 7, umurongo wa 15 kugera ku wa 25 ati: sinzi ibyo nkora, kuko ibyo nshaka atari byo nkora, ahubwo ibyo nanga akaba ari byo nkora. Ariko ubwo iyo nkora ibyo ntashaka, nemera ko amategeko ari meza. Nuko rero noneho sinjye uba nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Nzi yuko muri njye, ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye, nta cyiza kimbamo. Kuko mpora nifuza gukora icyiza, ariko kugikora ntako. Kuko icyiza nshaka atari cyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo nanga, sinjye uba nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Nuko rero mbona yuko amategeko anyifuriza gukora ibyiza, nyamara kubikora ntako. Kuko ibibi ari byo bintanga imbere. Nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye, ariko mbona irindi tegeko ryo mu ngingo zanjye rirwanya itegeko ry'ibyaha byo mu ngingo zanjye. Yemwe mbonye ishyano! Ninde wankiza umubiri untera urupfu? Imana ishimwe, kuko izajya inkiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Pawulo atweretse neza ko nawe ubwe kamere ye itatuma aba umukiranutsi. Ariko kandi atsindagiye ko bishoboka gusa igihe umuntu yizeye Yesu Kristo. Mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abaroma ibice 8 guhera ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 4, aravuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Kuko ibyo amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha. Icira ibyaha bya kamere iteka, kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe, abadakurikiza ibya kamere y'umubiri, ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Reka dusenge. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye mbikuye ku mutima, kuko menye neza rwose urukundo wankunze, rwatumye wirengagiza ibyaha byanjye byose byampinduye mubi, bigatuma nanjye nguhungira kure
kubwo gutekereza ko nta kabuza undakariye, ndetse nta kindi mu mutima wanjye nari ntegereje uretse gucibwaho iteka. Ariko noneho menye neza ko kamere yanjye yanteraga gukora ibyaha ari byo bizana urupfu, ariyo shusho y'ibyaha Yesu yagize, bityo agahinduka n'igitambo cy'ibyaha byacu. Ubwo ibyaha byanjye byose mbibabarirwa kubwo kwizera Yesu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Data, ubu uyu munsi mbaye uwawe, singifite ubwoba bw'umunsi w'imperuka, kuko menye neza ko nababariwe ibyaha byanjye, ndetse nejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Mwami wanjye, umurikishirize mu maso hawe, unyuzuze umwuka wera, kugira ngo ambere umuyobozi aho ndi hose no mu byo nkora byose. Umpe iteka guhora ntekereza ku rukundo rwawe n'imbabazi zawe, kugira ngo ntatembanwa nkabivamo. Amen. Inshuti bavandimwe, turabashimiye bwo kwifatanya natwe muri iri sengesho. Imana ikomeze kubarinda aho muri hose, ndetse irinde n'imirimo yanyu yose. Ibahe umugisha uva mu ijuru ubasakareho, mwebwe na banyu bose, uhereye none ukageza ku iherezo ry'ibihe. Imana ibarinde.